Yes, reka ngushimire kandi ngwikaze ukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka hano kuri Zif Media TV. Reka ngushimire rero wowe wakoze subscribe ukaba ubasha kubona ibiganiro byacu mu bambere. Nawe rero utarayikora ndagira ngo nkubwire ko igihe ni iki ngiki cyo gukora subscribe, ubundi amakuru yacu, amakuru meza akajya kugeraho ku gihe. Nkuko rero mubibona kuri Zif Media TV turi kumwe n'umutumirwa n'umufana ukomeye cyane wa Rayon Sport uzwi ku izina rya Nkundamace wa Kirindinyo. Rero tugize amahirwe yo kumwakira ahangaha, duhuriye nawe hano i Musanze, yazindutse cyane kuri matche Rayon Sport iza gukina n'ikipe ya Musanze. Rero nk'umufana ni nawe ukuriye abafana ba Rayon Sport, urumva ko rero ashobora kuba yazindutse kugira ngo wenda agire ibyo ategura ku bijyanye n'uruhande rw'abafana. Reka rero tumuhe ikaze kuri Zif Media TV atubwire uko uyu munsi wa none yiteguye. Nkundamace tuguhaye karibu. Sana kuri Zif Media Zif Media TV. Zif Media TV. Sana mu by'ukuri nyine nk'uko wenda badukurikirana cyangwa bakurikirana kuri Zif Media TV baba babibonye tuba duhari. Niyo mpamvu tuba twazindutse ko guturuka mu mujyi wa Kigali, ukaza hano mu Musanze ukazinduka mu gitondo. Ndabwo wanazindutse mu bambere nyine kuhera twabyutse mu saa 9 z'ijoro, saa 10 twabyutse, twafashe ya mbere saa 11 nubwo twari duhagurutse. Numva rero twageze hano hakiri kare mu muganda tujyamo. N'ubu ngubu nyine tubanje gufasha abaturage mo hano mu mujyi, dukoraho gake tuzibura iyi mihanda ya marigori n'amasuku, ubundi twagateka tutegereze n'abandi basoza umuganda ubundi tujye mu bikorwa bya Rayon Sport. Nuko rero bivuze ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi bayo, turi mu cyo bita Rayon Week itegura Rayon Day ku bufatanye na Skol Laga ndetse na Aranite Iterambere Fund, ikigega cya leta nyine gifasha umuturage kugira ngo nyine yizigamira nyine agire imibereho myiza. Nuko ngo rero ubwo n'ubufatanye bw'abo batera inkunga Rayon Sport kugira ngo Rayon Week igende neza. Amakipe twagiye dukina n'amakipe agiye atandukanye, yaba Gorilla ndetse niyo bita Amagaju FC. Ubu ngubu rero tukaba dusa nk'abagiye gusoreza kuri Musanze FC, ubundi tukarepara match yo kuri Rayon Day tuzakina na Azam. Nkundamace niko navuga ni nka tour ya Rayon Sport, tour ya Rayon Sport irimo iri gukora muri iki cyumweru. Ese ni tour iri kubafasha iki, muri kuyibona gute mu bijyanye n'imyiteguro ya shampiyona y'umwaka wa 24-25? Ya nibyo nyine nk'abadukurikirana wenda cyane ku ma YouTube agiye atandukanye cyangwa se ku televiziyo, ku bitangazamakuru by'amaradiyo bigiye bitandukanye, akenshi tugenda tubisobanura. Abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri mu cyo bita tour cyangwa se muri Rayon Week, kuzenguruka igihugu kugira ngo begereze ya kipe yabo, noneho ku munsi wa Rayon Day bizabe bimeze neza 5-5. Kuvuga ngo rero niyo mpamvu Rayon Sport n'ibyo bigo nakubwiye bitera inkunga Rayon Sport byakoze icyo bita partnership ku bufatanye na Skol Laga, kubera ko imaze imyaka 10. Skol yafashe Rayon Sport 2014, iba mubyibuka neza. Ikipe yari ifitwe n'umuyobozi bitaga Murenzi Abdara, wari meya w'akarere ka Nyanza. Nyuma rero amaze gutwara igikombe, Skol ifata Rayon Sport muri ibyo bihe. Abantu twajyaga tujya mu nama za 2015, Skol imaze umwaka itangiranye na Rayon Sport, arabizi twakoraga inama muri za Rufa Palace ari za Remera, murabizi. Ngo rero ni imyaka 10 ishize Rayon Sport ikorana n'uruganda rwa Skol. Noneho ikigega cya leta Aranite Saving cyangwa se Aranite Iterambere Fund, urumva nacyo ni ikigega cya leta kizbwira umuturage ati izigamire kugira ngo uzagire ejo heza hazaza heza. Nibyo byose rero barabikometeranyije n'iyo myaka 10 Skol imaze itera inkunga ikipe ya Sport, avuga ati dukore tour cyangwa se Rayon Week yo kuhera i Kigali, dukine na Gorilla, tuve kuri Gorilla tujye i Nyanza ya Huye dukine n'Amagaju, tuze i Musanze Majyaruguru,
aho n'ahantu henshi tugenda dufite n'abakunzi nuko igihe ari gitoya ahubwo bagomba no kuzana n'Iburasirazuba n'Uburengerazuba n'ahandi hose wenda no hanze akazenguruka igihugu cyose no hanze ariko kubera igihe ari gitoya kandi rero yari ku itariki 3 niyo mpamvu Rayon Sport nyine mu gukora icyo bita pre-season gikundiro pre-season cyangwa se Rayon week ibyo byose ni ukugira ngo abatoza n'abakinnyi bamenyerane bategure shampiyona ya 2024-2025 ariko banategura Rayon Day umunsi w'igikundiro urumva rero ni ibintu bifasha ubuyobozi bwa Rayon Sport kureba abakinnyi baguze ko bashoboye ndetse no kureba abatoza no kureba ko byibura no banakomeza no kwishimira ibyiza uruganda rwa Skol rwagije kuri Rayon Sport ndetse na Rayon Sport n'uruganda rwa Skol rukishimira ibyo Rayon Sport yasavinze kuri Skol urumva rero ni ibintu byiza nkunda maje tugize amahirwe turakubonye ni imyiteguro imeze gute ku ruhande rw'abafana ku kijyanye n'uriya munsi wa Rayon Day nkawe uhagarariye abafana ku ruhande rwanyu imyiteguro imeze gute ejo twanabonye ikipe ya Rayon Sport ishyira hanze ibiciro byo kwinjira muri stade uko bimeze ese niwe ku ruhande rw'abafana mwiteguye gute cyane cyane uvuga ku ruhande rwa ntavuga abafana muri rusange abahuriga nyirizina ndashaka iyo mvuze abafana mvuze abahuriga ninshaka kubaza wenda abafana bo muri fan club nabaza amatici ariko iyi saho turi kuvugana ku buryo bwo muhuriga abahuriga mwiteguye gute ya nibyo naho ngaho reka mgiye nicyo mvugaho izina ryitwaga abahuriga yarahindutse bitwa abashyushya rugamba abashyushya rugamba izina ry'ubuhuriga ryavuyeho niyo mpamvu ubu no kuvuga ngo uri president w'abashyushya rugamba ndi president w'abashyushya rugamba ba Rayon Sport ni ukuvuga ngo rero kuri icyo gisate cya bari abashyushya rugamba mu mubona imbere bakora ibintu bidasanzwe bisiga amarangi amuzera ibikoresho byinshi ubona nyine bidushya ubona dushimisha abantu benshi byaturutse ku bashyushya rugamba n'abatanabizi abahuriga bari abakera nibo baje kuvamo amafani club kuko 2013 2014 nibwo amafani club ya Rayon Sport yavuye mu cyo bitaga abahuriga babaga ahantu bita mu Ruhango nyine abazi stade Amahoro bagiraga gace abantu babamo nyine babashyushye muri 17 aho bahitaga mu Ruhango na ahantu nyine habaga nyine abakunzi ba Rayon Sport bamwe bakubita ibintu nyine abo gakundi rero kuko kavuyemo ayo mafani club niho nyine haba bashyushya rugamba ba kera babahuriga bisigaga amarangi abo rero nibo bavuyemo bavuzemo amafani club abavukamo nyine ibintu byinshi none n'ubwo fani club zisigaye zifasha Rayon Sport mu buryo bwa mikoro ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye niyo mpamvu rero ku gisata cy'abashyushya rugamba ngiye mpagarariye muri Rayon Sport nk'umuyobozi wabo turimo turitegura neza turimo turabona ibyo ubuyobozi bukora tukabona ibyo ikipe irimo gukora ibyo ubuyobozi bukora twavugamo abakinnyi barimo kurokitwa beza abatoza beza ba Robertinho abakinnyi beza barimo kugenda barokita kugira ngo tuzagere ku munsi w'igikundiro Rayon Day ndetse tunazanatangira shampiyona tumeze neza kugira ngo dushake igikombe cya shampiyona de Luka 2019 ibyo byose iyo urebye ibyo ubuyobozi burimo gukora ukareba ibyo abakinnyi buryo barimo kwitegura n'abatoza nawe nk'uruhare rwawe nk'abashyushya rugamba ndetse n'abandi bagiye batandukanye niyo mpamvu natwe dushyiraho umwihariko wacu nk'uko dusanzwe tubikora none tugashaka udushya ngo rero kuri Rayon Day ndetse no ku mikino iri imbere ya shampiyona tuzatangira mu kwezi kwa 8 ibyo byose turimo turabitegura neza cyane kubera ko ni nayo mpamvu ahangaha turi Musanze mu kanya muraza kuba mubabona ku mashusho agiye atandukanye hano mu Musanze ndetse no ku bibuga ahantu hose Rayon Sport yagiye ntago habura umushyushya rugamba niyo mpamvu ubundi no kuva na kera niyo mpamvu havuyeho haje akarimba avuga ngo uzumva akagoma kanihira umunsi Rayon Sport izakina uzumva akagoma kanihira abo rero ni baba shyushya rugamba ba kera bitwaga abahuriga bagendanaga kugagoma nyine izo ndimo nyinshi zagiye ziva muri abo bashyushya rugamba niyo mpamvu rero twebwe turimo turabitegura neza kandi aho ikipe iri nyine ntago habona umushyushya rugamba urabizi twebwe duhorana dushya twinshi cyane nuko nguko rero bimeze nkunda match ni iki muduhishiye kuri Rayon Day ku buryo wenda wabwira abafana bari impande n'impande mu gihugu hose mu bice bitandukanye wenda bakazaza kureba uriya munsi wa Rayon Sport Day akantu kagashya mu bahishiye kazabakurura gatuma baza muri stade wenda bakuzuza ira stade y'ibihumbi 45 stade Amahoro itaraboneka rwose stade idasanzwe ari mu gihugu cy'u Rwanda ni iki watubwira nuko ngo ni byinshi turimo turategura ibirori bidasanzwe yaba ari twe ku gisata cyacu ndetse no ku gisata
cy'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse no mu mafani club hari byinshi turimo kugenda dutegura. Ni ukuvuga ngo rero ku itike yo n'ubundi yamaze gusohoka 3,000 ni amafaranga make cyane, kuko n'ubundi iyo uguze iyo tike ukaribuze ukareba umukino mwiza, ukareba uburyo muri Kajezu, nyine ukareba ibyo birori tujya tubona muri BK Arena itike ya nyuma ari 5,000 kandi stade uruzo why not kubera iki Rayon Sport ikwishyura 3,000 ntago ari amafaranga menshi. Niyo mpamvu rero dukeneye ko byibura ku munsi wa Rayon Day abantu bose yaba ari ku gisata cy'abafana bose muri rusange abakunzi ba Rayon Sport bakeneye kugura iyo tike kugira ngo bayigure hakiri kare, kugira ngo stade Amahoro tuyuzuze, ariko n'ikipe ya Rayon Sport ibone icyo bita incomes, ibone nyine inyungu, ibone amafaranga, kuko iriya stade byonyine ubwayo kuyikodesha nyine kugira ngo bayiguye we nka ekipe we ku giti cyawe biri personal bisaba kwishyura hafi miliyoni ziri hejuru ya 25 miliyoni 25. Urumva uyizifasha ukazishora ukazitanga, nawe ukeneye ko byibura uri bubonemo iki income iri bugaruke kuri ayo mafaranga bo watanze, ukabonamo n'inyungu mu gikorwa urimo gutegura. Ngo rero niyo mpamvu ibyo byose birimo gutegurwa na ubushishozi ndetse n'ubuhanga, kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport y'ino mu gihugu yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda narimo n'abazaturuka hanze y'igihugu bazaze bishimire ibintu birimo gutegurwa. Niyo mpamvu rero twe turimo turategura ibyacu birori bidasanzwe ku buryo buteye ubwoba. Murabizi ko hazabanza match y'isaha y'isa 9 ikipe ya Rayon Sport y'abakobwa izakina n'ikipe ikomeye cyane yo muri Uganda, kugira ngo nayo babanzirize iyo gahunda izaba saa 12 rero mwumva ko Rayon Sport y'abagabo izaba itana mu mitwe n'ikipe ya Azam, ni ikipe y'ikigugu ikomeye cyane yo muri Tanzania iri muri CAF Champions League. Urumva rero ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye cyane muri aka karere. Urumva ko yagiye kubiteza ikipe za Yanga, ikubita za Simba ari muri Tanzania yari ziyogoje, ni ikipe ikomeye cyane. Urumva rero ku ruhande rwa Rayon Sport bigahura muri stade Amahoro, uzi n'ukuntu hariya ira stade bayaka ibintu rwose bizaba bimeze neza 5/5. Ubu ngubu ibyo narimo nkubwira ibintu byose ni ukubitegurana ubushake ndetse no kubitegurana ubushizozi kugira ngo ira stade izabe imeze neza, kandi abantu twese twuzuyemo nk'abakunzi ba Sport dushaka guca impaka. Ntago waca impaka utari muri iriya stade. Niba uri umukunzi wa Sport aho uri hano mu gihugu cy'u Rwanda uri no hanze, uyu niwo munsi, iyi niyo enjoy yawe ugomba kuzaza ukenjoyinga. Ikinyobwa kizaba gihari, cyo kurya kizaba gihari, ya stade nini, urumva nk'ibinyobwa bya Skol byose bizaba bihari kandi ku mafaranga make cyane, uzicwa n'inyuta ntuzicwa n'inzara. Urumva ko ibintu byose birateguye kandi ni ibintu bimeze neza. Ku ruhande rw'abafana mpagarariye ibintu turimo turategura neza, ni nayo mpamvu uba wadusanze hano i Musanze turimo tugenda dutegura dukora mobilisation kugira ngo buri mukunzi wari wese ahari hose mu gihugu azabashe kuba agera hariya kuri Amahoro Stadium. Tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 ni intangiriro ya shampiyona. Ese Rayon Sport ihagaze gute ku isoko ry'igura n'igurisha? Igiye gutangira niki muri iyi shampiyona? Mukeba yari yubatse avuye muri Sekafa Kagame Cup, yitwaye neza agarukira ku mukino wa nyuma. Ukurikije uko ubona Rayon Sport yiyubatse nuko Mukeba yiyubatse, Rayon Sport ubona ihagaze gute ku isoko ry'igura n'igurisha? Nibyo koko ibyo uvuga nibyo. Rayon Sport nayo yubatse neza. Uwo mukeba abo yaguze narababonye na abakinnyi nyine baje bose ari bashyashya, abakinnyi baje ari bashyashya. Kandi n'ikipe ya Rayon Sport nayo yaguze abeza bose bashoboka, igura abakinnyi bagiye batandukanye beza. Urabona kwanza umutoza ni umwe mu batoza bakomeye cyane muri aka karere ndetse no muri Afrika. Batoje za Simba, batoza za Vipers, batoza muri Kenya za Gor Mahia. Ni umutoza watoje Rayon Sport ayiha igikombe cya shampiyona, ayigeza muri 1/4 mu byibuka cy'amatsinda ya CAF Confederation Cup. Ni umutoza nyine uzi ibintu imikinire ya hano muri aka karere. Ngo rero ubu mutoza twe dufite dufasha n'abakinnyi twebwe ubwacu. Ekipe ya Rayon Sport ya Rokirise n'abakinnyi bagomba kuzatanga challenge
ku ikipe y'umukeba y'abakeba baguze biriya bihanyaswa wavuga ko ari abakinnyi bahenze ariko udashobora kuvuga ko udashobora kubihamya kubera ko bataragera kuri tapi vert kuko kuba wabuhenze ni nkuko twagendaga tukazana ba Traoré kandi tubona bafite za profile kandi banabadanye ubwo twabona bafite profile ariko twabashyira mu kibuga ugasanga biranze n'abawuhamye n'abarumanga ni benshi ni ukuvuga ngo rero ibyo by'abakeba yaba ari iyo polisi yaba ari icyo gikona uburyo cyaguze twebwe natwe twaguze abakinnyi abeza kurusha abandi bari hano imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu niba ngiye wenda nko abanyezamu kugurura umunyezamu ukongeraho Kanimende yaye wari uhari urumva ugafata muri defense ugafata Omar Nyingi from Senegal ugakiraho Aimable Nsabimana ugashyiraho uriya bita Kabange nawe ni umwe mu bakinnyi bameze neza Mitima Isaac naza tuzatangira shampiyona tumeze neza ufashe kuri gatatu ugafata bugingo Hakimu ugafata Gani Jureria ukajya kuri kabiri ugafata Omborenga Fitina Ombe na Serumugware Omar Omborenga mwakuye no mu bakeba twakuye no mu bakeba ni umwe mu bakinnyi kandi utajya ubura mu ikipe y'igihugu Amavubi ni ubanzamo ugiye muri Mediane Muhire Keve umwana w'ikipe yongereye amasezerano ugakubitaho bita niyo nzima Olivier Sefu Kamanaro ukongeraho Baba Muzazi Haruna niyo nzima utarigera ni na rimwe ukina mu ikipe ngo atsindwe n'ikipe ya APR ahubwo ngo umusaza umusaza se Cristiano ntacyo ukina ntabwo Cristiano ntacyo ukina na Lionel Messi wabonye uwo bita Zlatan Ibrahimovic ntabwo acyo ukina ntawe utera urabona buriya uwo bita Kagere Medi ntiyawuteraga se ejo bundi nabonye asa nk'uhagarika atanasezeye mu ikipe y'igihugu ngo Baba Muzazi n'umwe mu bakinnyi bazatungura abanyamakuru hano imbere mu gihugu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ngo ufashe iyo Mediane nayo nkirimo kugenda nkubwira uwo bita Richard waturutse muri Muhazi United ni mu bakinnyi beza ukongeraho uwo bita Papley nawe ni mu bakinnyi beza Papley umufashe nawe ugashyira muri iyo Mediane ukongeraho bakanamugereroje ukongeraho ba Petit Messi ukongeraho ba Sefu wena inanamuzo ukongeraho abo bakinnyi bose bari muri ukongeraho Ishimwe Fisto uramubonye na Majaliwa ukorogana oya nubwo yabakorogana ariko azagera hatuze kuko burya uzarebe hari aho bigera abantu bagatuza ariko ntanagenda hari umukinnyi tugomba gukura muri Azam nabo ni bamwe mu bakinnyi beza kandi twebwe twizeye muri iyo Mediane ngo umbwire iyo Mediane noneho umbwire iyo Mediane nge nguhaye byonyine umbwire iyo defense nguhaye noneho ungire no mu mutima wa defense umbwire ujye no mu mwizamu umbwire byibura aho ngaho Charles Bare ntagaragaruka mfite abataka babiri ngomba kumenamo b'imyaka kabadanje ntabwo turabona yego ntabwo turabona ariko ngiye ngomba kubazana nyine ngewe nibyo nkubwira ubwo rero niyo mpamvu tukirimo no gukora n'iyi pre-season cyo bita gikundiro wiki cyangwa se pre-season kugira ngo tubanze turebe abakinnyi ikipe ya Sport yaguze noneho ahakenewe bwa busatirize urumva twebwe rero ahangaha ikipe yari yose ahangaha nzayitambika kuko mfite abatoza mfite staff technique imeze neza mfite abakinnyi bameze neza icyo mbura ni muri atake kandi atake niyo ngiye gufinaliza ubundi ibintu byose nkabipfunda cyangwa shyira umutemero message kuri mugenzi wawe Rujugiro Rujugiro n'ubundi nzamuriza nk'agahinja uretse ko n'ubundi ari umwana kuri Reyo ni umwana kuri Reyo no Sport ejo bundi yaririye muri Tanzania amarira rero n'ubundi nzongeramo nshyiremo umunyu no kuzongeramo umunyu urusenda amaze imyaka 5 yikurikirana gutwara igikombe hoya ariko iriya ni ikipe y'ingabo z'igihugu kandi bije ya leta ntigeze ihagarara ntago rero guhangana n'ikigega cya leta bitandukanye n'umuturage ejo uzasoreswa hano higa mu muhanda zakanda akanyenyeri akagura Muhire Keve akajya kugura Muhire Keve uzaba yibereye mu murima atikanda akanyenyeri iriya ni ikipe ahubwo ikoresha amafaranga y'abaturage twebwe ibaza umuturage yahinze yacuruje yasoze noneho ya misoro bakaba ari yakoresha urumva icyo gihe yayandi nyuma yo gusora nyuma yo gutanga yayandi noneho arongeye afashe andi noneho agiye gutunga ikipe urumva icyo gihe nyine uba wamukamye cyane ukamumariza rero ku ruhande rw'ikipe ya APR imaze igihe itwara ibikombe iki nicyo gihe kugira ngo kandi n'uburyo yatwaragamo ibyo bikombe ntabwo byabaga bisobanutse mwarababonye abo bafunze bagendaga bagatera mu macupa y'abantu barimo kunywa amazi none se ibyo bikombe nyine umva uburyo byatwarwaga mwebwe si ibimenyetso mubona nk'itangazamakuru
ariko ahubwo kuki bitavuzwe bikazwizwika kandi ibintu nyine ibikombe byatwagwa muri izo maguye. Ni ukuvuga ngo rero twebwe umungu ni bw'ikipe ya Rayon Sports yaza, kandi dukeneye ko football y'u Rwanda itera imbere ishingiye kuri football ya nyayo, ishingiye ku gukina mu kibuga bya nyabyo, apana gukoresha ibyo bintu bya maguye kugira ngo utware ibikombe. Ibyo bikombe ku buryo babitwaye natwe turabizi, hajemo za covid, ibindi ni bya mbere yaho nawe murabizi, harimo n'abakubitirwaga ka Kigali. Ubwo ngubwo urumva ni ibintu byinshi tuba tuzi, ariko twebwe dushaka gukora ikintu bita football ibereye abanyarwanda kandi nziza, inateza imbere ikipe y'igihugu, kuko ntabwo ibikorwa remezo license yubaka izajya bijyamo izo maguyi bitwara. Dukeneye shampiyona ikomeye cyane muri aka karere, natwe ikipe zacu zigatwara ibikombe zibimerita, apana gutwara ibikombe utabimerita kubera ko wakoresheje maguyi. Nkunda make rero, reka ngushimire ku busesenguzi uduhaye ukatuganiriza ku ikipe ya Rayon Sports, ku myiteguro yayo ya Rayon Day, nkubwira ngo amahirwe masakuru y'umukino w'umunsi wa none. Asante sana rero n'abanyamusanze bose n'abantu bakunda Rayon Sports, akunda imikino hano mu Rwanda no hanze. Atumazo nababwira ni mujye mukanda subscribe mukurikirane kuri Zifu Media TV. Zifu Media mufashe abantu, mufashanye ibintu byose n'ugufashanya. Nta mpamvu yo kwigumira hamwe ngo wakande subscribe wenda ngo ibya bitangazamakuru bindi. Ni na Zifu Media mukande subscribe, mujye mumenya ibintu byinshi, ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu dufashe umwanya muto wenda wo kubaganirije, ubundi ushobora kuzaganiriza n'abandi bakaguha nyine ama idea yabo, nyine ibitekerezo byabo, ubundi ibintu bikagenda neza. Rero nabashimira cyane kuko n'ubundi intego yacu ni ugutsinda, ku ntego ya Rayon Sports ni ugutsinda. Ibindi reka duhure kuri Rayon Day cyangwa se mu biganiro byacu biri imbere. Wayase asante sana.